Yemwe tambuka ngwino muriho yego muraho neza bemuze yego muraho mwana wa mbona se waheze Chibido arabesha Chibido se uwe kandi Chibido Mupfumu se wahepfo hano ni umuganga mwana ko nabamenye se yewe ndi pasiteri nyobora hano haruguru kuri asamburede ahubwo abana bawe basengera iwanjye rero bari bambwiye ko arwaye niyo mpamvu narinje kugusura yego karibu mwicare yewe murakoze cyane rwose none se iyi ndwara simara igihe kingana imaranya ko amezi 3 agiye kuba ane nese wagiye kwa muganga nta mituweli ufite umwana ntayo ariko ndapfuye utagitanga mituweli bose maze amezi nimba 3 ndi mu buriri ariko bitanga n'umwana wanjye nese ariko mituweli barazishyuye nagiye kwa muganga hese aho hepfo kwa Rubido kwa Kibizo kwa Kidumu niwo mayi umuti gusa umuti yaguhaye n'ubu umuti wo kwa Kibido wari kujya kwa muganga bakakuvura ukoresheje mituweli cyangwa ukajya muri farumasi ntabwo si igitunura mba rero muze umva mubwire wayi bikikaje umuti ndafite mwana wa dore nguyu niwo turire njye n'abana banjye bose dore nguyu mwana wa irebere n'ukuri yuguyu mwese ko ndeba ugiye gupfa kandi reka mubwire sindi mukuru ariko hari ibyo nzi aravuze ngo iby'abapfu bigibwa n'abapfu Kibido ni umupfumu reka ibi ngibi ubuse hano ngo ibi niba byo bikurinda n'abana bawe yego nibyo biturinze kubera kure basogokuruza bacu mva rero reka mubwire dore urambyaye ariko mubwire ibi ntabwo ari byo byakurinda ibi ntibyarinda abana bawe ibi ntibyarinda ubuzima bwawe nose ko ndebye ukwiriye kurindwa n'imbaraga z'Imana ishobora byose mwana wanjye se uhereye kuri ba Budondi ba Kinogori bose ariko abo nabo barapfuye none ngo iki ngiki ni uburinzi bwawe nese ubundi ubukirira iki izina rya Yesu Kristo ibi ntabwo byakurinda rwose ibi nta mumaro ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro naho ibi ngibi abantu benshi babipfiremo ubu yakuriye amafaranga ahubwo yanga yabihogo si wowe yitwaye niwe nukuri niwe nayihaye sinayibonye ejo bundi rero reka nkubwire ngiye kugusengera Imana igukure kuri iki gisasiro igukura aha hantu ibi bintu tubisenyere mu izina rya Yesu kandi ndakubwiza ukuri imbaraga z'Imana yo mu ijuru dusenga ziraza kukugira neza Satani arakuvaho ibi ngibi Kibido yagushyizemo bivaho mu izina rya Yesu ahubwo nyemerera musengere nta kibazo mwana wa yewe urakoze rwose naho ibi bintu bya Kibido izina rya Yesu yego Kibido abeshya abantu ihembe ibi nibyo birinda abantu Nyagasani ukwiriye gutabara abantu bawe reka musengere rero rwose kandi ugomba kuva kuri iki gisasiro hari n'abandi Kibido yashutse benshi kandi twarasenze tubona imbaraga z'Imana zikora mu izina rya Data wa twese mwami w'abami Imana ishobora byose
muremyi w'isi n'ijuru, Yesu Kristo wawe waducunguye, ukemera kudupfira, ukemera kubambwa ku bwacu, ukatubohora. Waravuze ngo tukwegere nawe uzakwegera, ariko turwanye Satani nawe azaduhunga. Nsengera uyu musaza mu izina rya Yesu, ndirukana imbaraga z'abadayimoni zaba ziri muri iri hembe, ibyo tubido byose yamushizemo mu izina rya Yesu. Ndirukana izo mbaraga z'umwijima, ndirukana izo mbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndatesha umumaro ibidafite agaciro, mwatuyeho kuba icyaremwe gishya, mwatuyeho kuba umuntu wawe. Ndasengera n'abandi bose kuri uyu musozi, baba bajya mu bapfumu, baba bajya ahantu hadafututse, ibyabo bakabirira ubusa. Ndabasengera kugira ngo bakire wowe Kristo, bakire izina ryawe, kuko niwe mwami w'amahoro. Urakoze kuri Imana imubohoye, urakoze kuko uri umwami mwiza. Nirukanye Satani na dayimoni mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muzehe rero ndagira ngo nkubwire, komera kandi hangane. Noneho dore wambwiye ko utagibashije kujya kwa muganga, reka nk'ubu udufaranga uzabashe kujya kwa muganga, ariko nurangiza uzaze gusenga ku cyumweru. Akira utu dufaranga, noneho uze kwihangana, bakuguremo agasosi ujye no kwa muganga, kandi humura rwose. Ejo nzagaruka, humura cyane rwose. Abana bawe nibo bambwiye ko urwaye, humura rwose. Tuzajya dukomeza tugusengere. Naho ibintu byo kwa kibido dukwiriye kubitwikira bikava ahantu. Oya rwose, ibintu dukwiriye kubikura aha ngaha. Ndumva umutwe ugiye, ikintu cyamfataga mu gatuza ndumva kibaye nk'ikirekuye. Imbaraga z'Imana nuko zikora, imbaraga z'Imana ziracyariho. Uretse abaroromba bakajya mu bapfumu, ariko imbaraga z'Imana ziracyakora. Hello nshuti zanjye, Imana iguhe umugisha. Wewe wakurikiye aka video, nimba ushaka kugira ngo ujye ubona ubutumwa bwiza bunyura kuri channel yacu ya Trinity Ministry, ndakwinginze kanda subscribe, then ukanda kakazogera, uko dukinnye aka video kazajya kakugeraho. Ndagira ngo dusenyere Satani, tuvuge ubutumwa bw'Imana. Yesu ni yamamare. Umva, Imana iguhe umugisha. Okay, bye. Amina, bye.